Umugoroba wo kuri uyu wa kabiri tariki ya 25 Kanama umwaka 2026 ubwo ahagana saa moya imodoka ebyiri zasohokaga muri gare zerekeza kuri Feruje ko imodoka ya Kwasteri ifite ibirango bya RAB 623 ero na bisi yo mu bwoko bwa Yutong ifite ibirango bya RAH 339 bagonganye maze zikabirinduka munsi y'umuhanda. Bamwe mu baturage babonye iyi mpanuka iba batangarije Damuke TV ko yariteye ubwoba gusa ku bw'amahirwe Habimana nihagira n'umwe uyipfiramo bitewe nuko izi modoka zaguye ahantu hari hasanzwe hateranira abaturage. Yariteye ubwoba n'impanuka yatangiye yabaye mu masaha y'isa 12 n'indi minota, ariko ukuntu yariteye ubwoba uburyo zaguyemo n'uburyo ahantu zari ziri hari heza, wowe wabonaga ari ibintu bidashoboka, ariko turashima Imana kuba nta muntu wabashije kwasiga ubuzima. Nabirebaga gutya nari mpagaze hariya hejuru mu mashyirahamwe muri kabiri niho nari mpagaze, ngo yariri imbere iriya Kwasteri yariri inyuma. Kwasteri yakubise Yutongo igonga biriya by'umirenga umuhanda. Kwasteri umuvuduko yari ifite nayo ihita iwurenga. Bakomeretse ariko nawe hasize ubuzima kuko bakomeretse bamwe banyura mu birahure basohoka bavuga ati turapfuye turashize. Umuntu wavuyemo ngo abashe guhagarara aho hafi bitewe nuko yarebaga uburyo imodoka yari arimo ihagaze n'uburyo iparitsemo, yavagamo yiruka cyane. Uwahagaze hafi yahagarariraga muri marato, uwahagaze hafi yahagararaga kwa Mutangana, uwazamukaga ni mu Nkundamahoro yabashaga kuruhukira nibwo yahageraga umutima wo gatuza. Imodoka ebyiri zari ziri gusohoka ziva muri gare, noneho hari ukuntu zijya zisohoka zose zigasohokera rimwe, imwe igaca mu ruhande rwo haruguru indi igaca nayo mu ruhande rwo hepfo. Noneho umushoferi wasohotse imbere ari haruguru yasohotse mu gihe agiye kugata hepfo, agaruka asanga indi nayo yamwinjiranye, ahita ino ya Kwasteri, hanyuma ahita akozaho, ayikojejeho ihita imanuka hepfo. Indi nawe umushoferi ashobora kuba yahise atakiribure, nawe ahita akomeza ahita amanuka nkaho yagashubije ruguru, yese nawe akomeza amanuka, bahita batunguka bose hepfo. Zerekeza zisohoka zigenda hariya kuri la Feruje isohoka za Muhanga ni mu zindi ntara. Ngize kuvuga ko yacitse ukuguru, wari wicaye imbere mu ruhande rwa shoferi. Gusa umwana we gutaka Imana yahabaye mbega yahabaye kuko natwe twica hariya, byari gushobora ko natwe byari kutugeraho. Nari imodoka yari iri munsi tuba tuhicaye yaho, kwego ko zabanje zirakubita kumva ko zikubise twahise twirukanka. Zo bwaho zanje ziragongana, zimaze kugongana leta zikubita kiriya cyuma, zimaze kugikubita natwe twumva ko hagiye kuba impanuka, tutatwirukanka duta inkweto n'amatelefoni bamwe bayejeti yatakaye n'amafaranga twari dufite byahise bitakara. Yicara ahubwo amahirwe twagize impamvu natwe zitatugonze, iriya modoka iriya ari wayari niyo natwe yatumye zitatugonga, tuba twapfuye ko twibona ko twebwe twari twicaye munsi yayo. Akunda abashoferi bimana inzira bumva yuko umwe akeneye inzira n'undi akeneye inzira, ariko yariteye ubwoba cyane pe. Asa nk'izikoranaho ni nabwo zarenze umuhanda, ariko zanasakuje pe. Uko umushoferi yabivugaga n'abantu babibonye, Yutongo yo yari mu mukono w'ibumoso, Kwasteri mu mukono wayo w'iburyo. Urumva habaho gusa n'izigonganisha imbavu nyine, nazibona zihanitse hariya. Habaho uburinzi bw'Imana kuko yateguye iriya Yutongo yindi iri hasi ya Ruwayari ikaza nyine nibaye izigabanyije umuvuduko nyine, ubundi abantu bari gupfa, ariko Imana yahabaye nyine. Nabonaga ubutabazi barimo buhabwa, ariko mu bigaragara ni nko gukomereka ndumva nta muntu wapfuye, no gukomereka abaganga bari kubafasha nyine. Abantu barimo ahubwo harimo abantu batera ubwoba, barimo batera ubwoba abantu bari mu modoka ngo nibace mu madirishya, ariko nge nareba nkabwira ni nkabahumuriza mwebwe bibatera ubwoba ko harimo n'abamama. Abaturage kandi bakomeje babwira umunyamakuru wa Damuke TV ko atari ubwa mbere impanuka nk'ingiyi iba bitewe nuko uyu muhanda imodoka isohokeramo ari mutoya cyane. Icyo ngisaba ni ukuba bagomba ku traffic no gukaza umutekano mu muhanda,
abashoferi bagenda birukanka, abashoferi bafite amamodokari ushobora gukora kuri feri ugasanga ihagaze ari uko yamaze kwica umuntu. Izo modoka bagomba kujya bazireba bakazisuzuma mbere y'uko zihaguruka zikajya gutangira urugendo. Nijoro haba harimo mbutiyaje muri iyi feruje ya Nyabugogo, nawe urayibona, abaturage, ibinyabiziga by'abantu bwinshi bwabyo. Imodoka yari iri ku muvuduko n'imwe. Ubundi ikibazo cyangaha gisanzwe kihaba, ni ibintu bisanzwe bizi n'abashoferi na polisi nayo isanzwe ibizi ko basanzwe bagongana bari gusohoka, aho kuva bashyiraho imodoka zisohokera ahangaha. Ubundi imbere zajyaga zisohokera muri uriya muryango, noneho kuva bashyira ahangaha bose basohokera rimwe bakahita bagongana hato, kubera ko baba batangurana. Wumva umwe asohokera mu ruhande rwo hepfo, undi agasohokera mu ruhande rwo haruguru. Noneho umwe rero mu gihe agiye kugarura agasanga undi yamwinjiranye, ikahita imugonga. Kugira ngo kino kibazo kirangire neza, bagakwiriye gusubiza imodoka aho zasohokeraga na mbere, kuko n'ubundi basanzwe n'ibibazo bahura nabyo, imodoka zagonganye zikunda kugongana, ariko ntabwo byakundaga kugongana ku buryo biri garave cyane, byagongana mu buryo bworoheje, zajyaga zigongana ku miryango gusa, hakameneka umuryango biriya birahure bikarangira. Ariko ubundi byagaragaraga yuko n'ubushize nabwo hari indi modoka izino zitwara abagenzi, nayo umushoferi nabwo yarakase ntiyahita agarura, nabwo yari igiye kuhita imanuka itugwe hejuru, gusa yagize amahirwe ntabwo yahise yongera aragaruka. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda SSP Emmanuel Kayigi, umurongo wa telefoni yatangarije Damuke TV iby'iyi mpanuka ndetse anagira ubutumwa agenera abatwara ibinyabiziga muri rusange. Koze cyane, nibyo koko impanuka yabaye mu gihe cya saa 12 n'imodoka zitwara abagenzi ebyiri nk'uko wari ubivuze, kwasiteri n'indi modoka ya Yutong zahagurukaga zinjira mu muhanda ziva muri gare, zakozanijeho zita umuhanda zombi, ariko ku bw'amahirwe umuntu witabye Imana cyangwa ngo akomereke cyane ku buryo byateza ikibazo. Batatu nibo babashije kujyanwa kwa muganga yashika, ariko nabo ntabwo icyateye impanuka ntabwo turacyakurikirana, ntabwo kiramenyekana, ariko icyo twabashije gukora ni uko twapimye tugasanga abanyoye ibisindisha. Ibindi ni ukukomeza kubwira abashoferi ko igihe utwaye ikinyabiziga nta kugira uburangare, uburyo utwaramo bwose biba bisaba ko witwararika wibuka yuko utwaye abantu, kuko impanuka iba ishobora kubera ahantu hose, haba mu muhanda mwiza, haba mu muhanda wa kaburimbo, haba w'igitaka, n'amakosa yose kugira ngo batabe impanuka. Ubwo umunyamakuru yakubukaga muri aka gace, abari bagizweho ingaruka n'impanuka bakomeje guhabwa ubutabazi bw'ibanze, berekezwa ku bitaro guhabwa ubutabazi bw'ibanze. Nitwa Elias Dushimimana, Damuke TV, mu karere ka Nyarugenge kuri gare ya Nyabugogo.